ya vuba iraba igiye hagaragara. Iyi stade Amahoro yavuguruwe iki, izaba ifite imyanya ingahe, ibishya birimo nibihe, byose ni muri documentaire twateguriwe na mugenzi wacu Eric Nagijimana. Imyaka 37 irihiritse Stade Amahoro ibumbatiye amateka akomeye y'umupira w'amaguru mu Rwanda itashywe ku mugaragaro tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mu 1987 nibwo Stade Amahoro yatashywe ku mugaragaro. U Rwanda ruba kimwe mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bifite ikibuga cy'umupira w'amaguru cyiza kandi gishobora kwakira umubare munini w'abafana. Tariki 5 Nyakanga mu 1987 nibwo Juvenal Habyarimana yatashye ku mugaragaro Stade Amahoro yari maze igihe yubakwa, ndetse ni nacyo kibuga cya mbere cyari gifite ibikorwa remezo bihagije cyari cyubatswe mu Rwanda muri icyo gihe. Mu gutaha iki kibuga hakiri umukino wa nyuma w'irushanwa ryitwaga Trophée Habyarimana wahuje Panthère Noire ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Iyi kipe yari igisirikare itsinda ikipe ya Mukura Victory Sport igitego kimwe kosa cyatsinzwe na Napoleon ku mupira mwiza yahawe na murumuna we Bombedien. Panthère yegukana igikombe gutyo. Uwo munsi byari ibirori bikomeye ku banyarwanda babaga imbere mu gihugu kuko bari batsinze amahanga igitego cy'umutwe, bagira ikibuga cyiza kandi cyari kigezweho muri icyo gihe. Kugeza maginga iki kibuga kibumbatiye amateka akomeye y'u Rwanda rufite umupira w'amaguru, haba mu kwitabira igikombe cya Afrika kandi inshuro imwe rukumbi, kwegukana irushanwa rya Sekafa mu 1999, kwitabira imikino y'igikombe cy'isi ya nyuma cy'abatejeje imyaka 17, kwitabira irushanwa rya Shani mu myaka itandukanye, ndetse no kugera kure kw'amakipe ubwo ni amaklebe abahagarara u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga atandukanye. Ariko ubu ni ibyishimo byinshi ku banyarwanda bose kuba bagiye kuzajya bari mu mupira w'amaguru ku gikorwa cyiza kigezweho mu mupira w'amaguru ku isi. Guhera muri Gicurasi 2018 nibwo inkuru y'uko Stade Amahoro igiye kuvugururwa yatangiye kuhogwa. Tariki 20 Nzeri 2019 nibwo mu buryo bweruye Minisiteri ya Sport yandikiye amafederasiyo yose yakoraga kuri Stade Amahoro ko bafite ukwezi kumwe bakaba bamaze gushaka aho bagomba kwimukira. Kuva muri Werurwe 2022 nibwo kompanyi y'Abanyaturukiya yitwa Suma ifite isoko ryo kuvugura Stade Amahoro ari nayo yubatse Kigali Arena yatangiye kuvugurura Stade Amahoro. Nubwo bitari byemewe, abantu bagendaga babona amafoto ya Stade Amahoro irimo gusenywa. Imirimo yo kuvugura Stade Amahoro yahereye ku byiciro bimwe na bimwe byasenywaga muri Stade Amahoro, ndetse na Petit Stade nayo ikavugururwa, ndetse n'inyubako ibiramo imikino y'abafite ubumuga izwi nka NPC nayo yagombaga kuvugururwa. Iyi Stade Amahoro ni kimwe mu gikorwa gihambaye kirimo rw'imisozi 1,000 miliyoni 135 z'amadolari, akaba arizo miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda niyo yateganyijwe kuyigendaho kugira ngo ibe yuzuye neza mu ivugurura ryayo. Iri vugurura ryatangiye muri 2022 aho Stade Amahoro yose yashyizwe hasi ikavugururwa bundi bushya, yashyizwe mu ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru kandi ma stade yose akomeye ku isi. Stade Amahoro izajya yaka amatara inyuma nk'uko bimeze kuri Kigali Convention Center. Ikipe yahakiniye ikanatsinda niko bizajya bigenda, amatara azajya yaka mu mabara yayo, irimo internet yihariye bitewe n'iyo wowe wishyuye. Harimo kandi kamera zihariye zicunga umutekano ku niba hari abafana bateza akaduruvaye muri stade bazajya bita bamenyekana ku kanya. Hari n'uburyo bwo gukura amazi mu kibuga buzajya bwikoresha mu gihe hazajya haba haguye imvura nyinshi. Podium nayo nakataraboneka. 45,000 by'abantu nibyo bizajya biba byicaye neza muri Stade Amahoro. Kompanyi ya Suma irimo kuvugura Stade Amahoro ni nayo yubatse stade ya Gymnasium yo mu gihugu cya Senegal. Ni stade Perezida wa Repubulika aherutse kwitabira umuhango wo kuyitaha wabaye mu mpera za Gashyantare 2023. Mu kuvugura Stade Amahoro inkingi zonyine nizo zasigaye, ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyubatswe hakoreshejwe za beto cyarasigaye, hanyuma inkuta zose zirarimburwa bubatse izindi nkingi arizo bateretseho stade. Iyi Stade Amahoro irasakaye, ifite igisenge kimeze nk'izindi zikomeye cyane ku isi. Iyi Stade Amahoro ibikorwa byo kuyubaka birarimbanyije kuko uko bukeye ibintu byose biba byahindutse. Stade Amahoro niyo stade muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba izaba ifite ibipimo byose byemewe na CAF ndetse na FIFA. Ibikorwa by'ikoranabuhanga bigezweho bizaba birimo VAR, Video Assistant Referee ndetse na Goal Line nayo izaba irimo. Kuyisakara byararangiye, isakaro ryayo nirigezweho kuko isakaro ryayo rirabonerana, rizajya ritanga urumuri ruhagije muri stade izaba isakaye hose uretse mu kibuga. Iyi Stade Amahoro yahawe imyanya y'imodoka irenga 2,000. Uko bizajya bikorwa nuko abantu bazajya bakangurirwa gukoresha imodoka rusange. Gushyiraho tapi nabyo byararangiye. Iyi tapi yatewemo n'ubwatsi ariko buvanze n'ubukorano. Gusa mbere yo gutera mu bwatsi babanje gushyiramo tapi synthetique, noneho ubwatsi bwatewe mo hagati muri tapi, noneho ubwatsi nabwo bwatewe muri tapi mo hagati. Hari imyanya iri hagati muri tapi synthetique ni nayo izagikuriramo ubwo bwatsi busanzwe. Ibi byakozwe kugira ngo mu gihe haba habaye umukino urenze umwe aho ubwatsi busanzwe bw'ikibuga bushobora kwangirika ariko tapi n'ikibuga bigakomeza gusa neza. Iri koranabuhanga ni ryiza kandi ryatekerejweho cyane.
hakozwe kandi imiyoboro y'amazi yuhira ikibuga n'indi itwara amazi y'imvura kugira ngo aya mazi atuzura mu kibuga ku ruhande, kandi hari n'igice kizajya gikorerwamo n'abirukanka ku maguru. Iyi stade Amahoro irimo aho abanyacyubahiro bazajya bicara, ahaho harihariye cyane, ni imyanya yihariye abanyacyubahiro bazajya baba bicaye, ni mu cyumba gikikijwe n'ibirahuri. Iyi stade Amahoro ifite ubushobozi bwo kwakira amakipe 4 icyarimwe, bishatse kuvuga ko vestiaire cyangwa se n'urwambariro nazo ari enye, zirimo byose bikenerwa, ubwogero ndetse na za toilette, televiziyo zibereka ibirimo kubera muri stade, ibyumba by'abasifuzi nabyo ni 4. Iyi stade Amahoro ifite kandi ikibuga inyuma kizaba giteganye na BK Arena, aho amakipe azajya akora imyitozo, urugero nk'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irimo kwitegura imikino, aha nizajya yitegura imikino yayo ikahakora imyitozo. Iyi stade Amahoro kandi ifite amaduka azajya atanga ibyo kurya n'ibyo kunywa hanze, ariko ahangaha ho hazashyirwamo amaskrini manini cyane azajya yerekana ibirimo kubera muri stade mo imbere. Iyi stade Amahoro itandukanye niyo benshi bazi, uretse 45,000 bizajya biba byicaye muri stade ikipe izajya hakinira. Iyi stade izajya yaka mu mabara yayo mu gihe yaba yatsinze, bizajya biba bimeze nko kuri convention center. Muri stade Amahoro mbere abantu benshi bicaraga kuri sima, ariko ubu ntabwo ariko bimeze, ubu ni intebe zirimo mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda. Ikindi no ku stade Amahoro ifite essentiel zigezweho izajya ijyana abantu mu bice byo hejuru by'iyi stade. Muri iyi stade Amahoro hubatswemo ibyumba by'abanyamakuru bazajya bogerezaho imipira. Ibi byumba nabyo bigezweho, harimo internet yo ku rwego rwo hejuru. Iyi internet izajya igurwa n'uwaje muri stade bitewe n'ubushobozi bwe, aho azajya ahabwa internet yihuta bitewe n'ayo yishyuye. Hari systeme izajya ifasha amakampani y'itumanaho kwegereza iminara abakiriya bayo bazaba bari muri stade mo imbere. Nshimiyimana Alexis Redemptus aratubwira umwihariko w'iyi stade Amahoro ubwo izaba yuzuye neza cyane. Gufata nka stade ya mbere byo sugukeka izaba ari stade ya mbere cyane cyane urebye mu bijyanye na tekinoloji. Ni stade mu by'ukuri yubatswe yaba ibiyigize uko ikoze ndetse n'ibiyirimo bikoresheje ikoranabuhanga rya vuba ririho ubu ngubu. Icya mbere wenda naheraho ni nk'iki kibuga. Ikibuga ubwacyo ni ikibuga cyubatswe mu buryo bwa tekinoloji igezweho yitwa hybride, aho ubwatsi busanzwe gazo naturel ibivanze na gazo synthetique, bigatanga umusaruro w'uko abagikoresha babona performance imeze cyangwa ingana nk'aho bakoresha ubwatsi busanzwe, ariko noneho muri maintenance yayikoroha nk'aho uri gukorera maintenance gazo synthetique, ubundi birahenduka. Iyo ni itandukanirizo ya mbere. Iya kabiri navuga ni nka piste d'athlétisme tuzashyira ahangaha, izaba iri equipe na systeme ziri automated. Sinzi uko nabivuga, ariko urabona nk'iyo abantu bakora amarushanwa n'amasiganwa yo kwiruka, haba hari abantu babacungira ibihe kugira ngo bamenye uyahageze mbere uyahageze nyuma, nka bya bya VAR muri football. Iyo systeme izaba iri ahangaha ku buryo umukinnyi wiruka system recordinga ibi hakoresheje igafata amafoto ye, abantu batagombye kujya gukoresha amasaha bakanda. Ikindi navuga ni nka ticketing system, uburyo bwo kugura amatike hano muri stade. Ibyicaro byose bya stade bizaba biri muri iyo system, muri systeme imwe, aho umuntu ashobora kujyaho agaselektiona agatoranya icyicaro ari bwicaremo, akakigura, akabona tike, akaza kuri stade akayiskana, akinjira nta muntu n'umwe umubajije ngo waguze itike ryari cyangwa iki bya bindi by'impapuro tumenyereye, igakoresha QR code. Numva ni bumwe mu buryo mu byo umuntu yavuga mu by'ukuri izaba yihariye. Ikindi ni uburyo izaba icungiye umutekano. Ni stade mu by'ukuri ifite uburyo bwo gucunga umutekano bugezweho bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo abayikoresha baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abava hanze y'igihugu tuzaba tuzi neza ko bazayikoresha bafite umutekano muri rusange usesuye. Abantu benshi ko bazi stade Amahoro ubundi abafana babaga basa nkaho bari kurebera abakinnyi hasi, ubu ntabwo ariko bimeze. Umufana azajya areba umukinnyi nkaho bareshya ndetse anamureba neza, ntabwo umufana azongera kuba ari hejuru umukinnyi arimo gukina mu kibuga hasi, ikibuga kigijwe hejuru, umuntu azajya areba umukinnyi nkaho begeranye. Ibi benshi babizi mu masitade yo ku mugabane w'Uburayi. Ngiyo stade Amahoro buri munyarwanda wese yifuza kubona, isura itangaje, amaskrini meza arimo nibyo buri muntu wese yifuza kureba iyi stade mu gihe izaba yuzuye. Iyi stade Amahoro niyo izaba ari nziza igezwe muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, kuko stade ya Uwanja wa Mkapa mu gihugu cya Tanzania yatanzweho $150 z'amadolari y'Amerika, mu gihe stade Amahoro yatanzweho $165 z'amadolari y'Amerika. Nge Derek Ndagijimana. Amahoro nyumvishe numva ubushaka neza. Niyo mpanyuze ifite ikintu bita VVIP lounge. Bro, hari ikintu bita ibirahuri
abantu nyacyubahiro bazareberamo match. uzahana abanyamakuru bazajya bicara. Twabahaye ishusho ngari ya Stade Amahoro uko imeze. Stade Amahoro nyumvishe numva ubushaka neza. Iyo mpanyuze ifite ikintu bita VVIP lounge. Bro, hari ikintu bita ibirahuri abantu nyacyubahiro bazareberamo match. uzahana abanyamakuru bazajya bicara. Bino mwinuba ngo Kigali pere ngo mwese nyina abantu. Ahana abanyamakuru bazajya bicara bro. Hari n'umweru umweru dede. Imeza nziza cyane zirimo ikintu bita wireless. Ni ugukora inkuru ako kanya ati igitego kigiyemo. Naho kanya. Ahantu kogereza AC. Ni ukuvuga ngo abanyamakuru hari aho abanyamakuru basanzwe bano ba press bano bufite uvuga ngo hari aho gutereka computer ya laptop n'ibindi bikoresho byose bijyanye n'izo mashini. Hakaba hari ahantu ho gupluginga charge yawe, hakaba hari n'imigozi ya internet gucomeka dukoresha ikinyarwanda, gucomeka umugozi wa mashini yawe ndetse na telefone ushaka kuyicaginga, hakaba n'umugozi wa internet ushyiraho. Rukumva ntabyo ngo ni nuvuga ngo uri kwidiruka koresha imigozi kugira ngo igufashe kugira ngo byihute. Anyways, no Stade zagene inafite wireless yayo ku buryo n'umufana uri hirya wose urabonye muri Bekare nako yurimo udakoresha gukoresha internet yawe ukoresha wireless. Ariko urabizi ko demo uko abantu baba benshi bari gukoresha iyo wireless niko ikwigenda nako igabanuka. Niyo mpamvu ibyo birimo abanyamakuru media entrance yegeranye na VIP entrance. Nuvuga ngo na media haniri ni kuri side yine ya VIP. Kurumva muzinjira gute bimwe byanyu byo kuvuga ngo mwatekinitse amatike itike electronique niyo zayiga gufungurira umuryango. Nuvuga ngo nta byari byo kuvuga ngo turebe ngo oya hariya ukozaho wakoza noneho kakanu kutwuma kakikara gukinjira ni urumva ni kwa kundi ugenda kagukurikira iyo utinze nyine karagukubita mu mugongo ngo ihute. So urumva ko ni Stade. Ikindi kintu nakunze urabona handi abantu birukankira uko urabizi ko ni Olympique amwe abantu birukankira muri ya piste. Iriya piste ikoze mu buryo wowe munsi harimo sensor. Ntabwo byo kuvuga ngo ngo turagukurikiza ngo kamera uturebe ngo wageze harimo sensor yo kuvuga ngo wowe ikirenge cyawe uko gikandagira sensa izagita yereka amamashini bavuga bati ikirenge nimero 50 cyakandagiye gutya urabona ko kundi mu magare habamo ikitwa photo finish yuko bura mu magare hariya kuri umurongo amagare asorezaho photo finish ifite ubushobozi bwo guhereza abantu 100. Nuvuga ira foto ubwayo yiketa iba gukurikiranyiriza nubwo mwakoresheje ipine twe ku maso tubona ryakoreho rimwe photo finish itikwereka difference igene byose igene ibikudete ishyiramo detail. So urumva rero ira piece yo muri Stade Amahoro urumva ngo uko mwirukana ngo ni mwiruka isaha bariyo iyo sensa ibyerekana bavuga ngo ninde wabaye wa mbere. agapira mu kibuga bimeze bite? Urumva ngo agapira mu kibuga rero nuvuga ngo n'ubwatsi ikintu cyitwa hybride. Urabona ko hagezwemo tuvuga ngo za hybride hari ibyatsi naho ni hybride. Nuvuga ngo n'ubwatsi busanzwe buvanze na synthetic ariko nuvuga ngo ni synthetic igezweho byano twajyaga tubona umukinnyi yakoba amavere guserebura hariya uraserebura. Urabona Kigali ntabwo celebration abantu bose baba bari mu birere. South Africa turega ngo dufite mu bibuga byakera celebration abantu bose baserebura bajya mu kirere bajya kunyuza itaka ariko abantu bayakuza baserebura aba bakiri bajya babona celebration ku ma televiziyo abantu bakuba amavi. Ubu hariya kuri Stade Amahoro hari n'ubwatsi noneho bwo gusimbuza ubwashaje noneho ibyo hejuru y'ibyo ngibyo bya birori ubona bidasanzwe za mega concert zimwe ziremereye hariya muri Stade Amahoro hari uburyo bw'uko ikibuga gipfundikirwa bagifunikira bakakibika bagashyiraho stage abantu mukareba stage webana bya birori bimwe bitandukanye. Amakipe ategure ku buryo 45 bizajya bijyamo stade izajya yuzura. Amakipe bafite abakinnyi yakuru abantu dushaka abakinnyi bari mu mahoro bafasha bya bintu twabaga turi muri pere ugasanga umuntu ari kwikoza hanze agatinzanira akantu uraca niba ugeze kuri 40 nzamurikanira akantu wapi hariya restaurant bar imikino bare muri restaurant hazaba harimo screen ifite nka za inches nk'ijana na 100. urabona kuri Stade Huye iyo match iri kuba
mushaka muguma handi muri runje ukaba urimo winywera akantu uba uri kureba match uri kureba kuri screen so urabona ko ibyo bizaba byose bizaba harimo na gaming abantu bumva barambiye bagende bajye kwikinira za game n'ibiki so abantu nabonye hano nyisura nabonye navuga ati gute muvuga ngo kwanja wa Mkapa bakiriwe 60 gute muvuga ngo ni ya mbere impamvu bavuga ni ya mbere n'ubushobozi bw'amafaranga bwagiye kuri la stade kuko na technology iyikoze niyo mpamvu bavuga ko ari ya mbere muri aka karere ka East Africa. Ivugurura ryatangiye muri 2022 aho Stade Amahoro yose yashyizwe hasi ikavugururwa bundi bushya yashyizwe mu ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru kandi ma stade yose akomeye ku isi. Stade Amahoro izajya yaka amatara inyuma nk'uko bimeze kuri Kigali Convention Center. Ikipe yahakiniye ikanatsinda niko bizajya bigenda, amatara azajya yaka mu mabara yayo, irimo internet yihariye bitewe n'iyo wowe wishyuye, harimo kandi kamera zihariye zicunga umutekano ku niba hari abafana bateza akaduruvaye muri stade bazajya bita bamenyekana ku kanya. Hari n'uburyo bwo gukura amazi mu kibuga buzajya bwikoresha mu gihe hazajya haba haguye imvura nyinshi. Podium nayo nakataraboneka. 45,000 by'abantu nibyo bizajya biba byicaye neza muri Stade Amahoro. Kompanyi ya Suma irimo kuvugura Stade Amahoro ni nayo yubatse stade ya Gymnasium yo mu gihugu cya Senegal. Ni stade Perezida wa Repubulika aherutse kwitabira umuhango wo kuyitaha wabaye mu mpera za Gashyantare 2023. Mu kuvugura Stade Amahoro inkingi zonyine nizo zasigaye, ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyubatswe hakoreshejwe za beto cyarasigaye, hanyuma inkuta zose zirarimburwa bubatse izindi nkingi arizo bateretseho stade. Iyi Stade Amahoro irasakaye, ifite igisenge kimeze nk'izindi zikomeye cyane ku isi. Iyi Stade Amahoro ibikorwa byo kuyubaka birarimbanyije kuko uko bukeye ibintu byose biba byahindutse. Stade Amahoro niyo stade muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba izaba ifite ibipimo byose byemewe na CAF ndetse na FIFA. Ibikorwa by'ikoranabuhanga bigezweho bizaba birimo VAR, video assistant referee ndetse na goal line nayo izaba irimo. Kuyisakara byararangiye, isakaro ryayo nirigezweho kuko isakaro ryayo rirabonerana, rizajya ritanga urumuri ruhagije muri stade izaba isakaye hose uretse mu kibuga. Iyi Stade Amahoro yahawe imyanya y'imodoka irenga 2,000. Uko bizajya bikorwa nuko abantu bazajya bakangurirwa gukoresha imodoka rusange. Gushyiraho tapi nabyo byararangiye, iyi tapi yatewemo n'ubwatsi ariko buvanze n'ubukorano. Gusa mbere yo gutera mu bwatsi babanje gushyiramo tapi synthetique, noneho ubwatsi bwatewe mo hagati muri tapi, noneho ubwatsi nabwo bwatewe muri tapi mo hagati. Hari imyanya iri hagati muri tapi synthetique ni nayo izajya ikuriramo ubwo bwatsi busanzwe. Ibi byakozwe kugira ngo mu gihe haba habaye umukino urenze